hashobora kuza ikintu gikomeye, za modoka wari wiringiye, ya magare wari wiringiye, ukajya uyasiga ukagenda n'iki? N'amaguru. Niyo mpamvu batubwiye ngo ntabyo kwishingikirizaho, ntabyo kwiringira. Uwishingikiriza cyangwa uwiringira cyangwa uwirata, yirata Uwiteka. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Muraho neza? Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashuhuje. Ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Nyakubaha Imana, turagushimiye, turaguhimbaje kuko ushoboye byose. Uri ku ngoma, ingoma yawe ni ingoma y'amahoro. Haleluya! Ni wamamare Kristo. Ngoma yawe ni ingoma itazahanguka. Ubwami bwawe ni ubwami bw'ineza. Ni wamamare Kristo, ni wamamare. Turaje ngo twumve ijambo ryawe, duciye bugufi ngo uvugane natwe. Hari uvuga ari uwumva, twumva ijwi ryawe. Kuboko kwiza kw'Imana kutugwe neza. Urakoze Mana, icyubahiro n'ubutware ni ibyawe. Nuganza nuhabwa icyubahiro. Duheje imbaraga z'umubi, ducyashya abadayimoni. Umwuka wera w'Imana nakorere muri twe kandi avugane natwe. Dusenze dushima kubidukoreye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuhuje nanone, mbifurije amahoro y'Imana. Abababaye nimukomere, nimwihangane. Hanyuma abagize ibyago mukabura banyu, ndabakomeje muri iki gitondo, ndabakomeje. Uwiteka ari kumwe namwe, nimutinye. Imana ibashyigikire. Kandi namwe muri mu kazi, ahantu abagenda mu nzira, mwese iri jambo ribagezeho, mbifurije kugira umunsi mwiza, mbifurije amahoro y'Imana. Namwe rero tugiye kuganira, munteze amatwi, munyemerere dufate Bibiliya dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Amose. Amose ni igice cya 2. Turahera ku murongo wa 12. Amose igice cya 2, turahera ku murongo wa 12. Ariko mwanywesheje abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuyemo n'imiba rishikamira hasi. Kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizizabasha kwikiza, n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, n'impayamaguru ntizirokora, n'ugendera ku ifarashi nawe ntazabasha kwikiza. Kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa, niko Uwiteka avuga. Nzanye ijambo rikomeye. Ubu buhanuzi burakomeye. Ahanura yagiye agaragaza ibicumuro by'ubwoko bw'Imana, akagenda avuga ngo ibicumuro 3 cyangwa 4. Ibicumuro abantu banjye bakoze, ibyo nibyo bibateye ko nabima amaso. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Yesaya ngo niki gituma muza kundibatira urugo, niki gituma mukabije ibyaha, niki gitumye ibyaha bikomeje kuba byinshi. Hanyuma arababwira ngo kandi ikibabaje nuko nari narabatoranije, bamwe nkabagira abatambyi, abandi nkabagira abahanuzi, abandi nkabagira abanaziri. Abatambyi murabazi, nta bari bayoboye cyangwa n'abatuyoboye. Ubu muri iki gihe turabita ababishopu, turabita abapotere, turabita abapasiteri. Mu gihe cya kera bari abatambyi. Ariko iri jambo ryabaziye rivuga ko abantu baguye mu byaha, abantu bakirengagiza umuhamagaro, abantu bakirengagiza guhamagara kw'Imana, abari abanaziri bakabivamo. Umunaziri ni muntu ki? Ni umuntu Imana yatoranyaga akiri mu nda ya nyina. Imana ikamuvugaho, ikamuha ubuhanuzi, ikamubwira kondisiyo cyangwa amabwiriza azamuyobora.
ngo nagera ku isi ntaziyogosheshe, nagera ku isi azirinda ibisindisha, nakora imirimo ari ku isi hazirinda abagore, hazirinda ubusambanyi, azakora ibishoboka byose anezeza Uwiteka. aba bantu bitwaga abanaziri, harimo n'uwo bita Samusoni, Imana yamuhamagaye ari umunaziri. aha rero Amosi ahanura, haravuga ngo nari narakugize umunaziri, nari naragutoranije, ngutoranye ukiri mu nda ya mama wawe, ndaguhamagara nguha ijambo, ndakubwira ngo mwana wanjye uzirinde ibyaha, nanjye nzagukoresha iby'ubutwari. kandi warabyumvise, n'ijwi ry'Imana ryakugezeho. ariko Mose arimo arahanura, avuga ngo mwirengagije uwo muhamagaro, muragwa muva mu byizerwa, mureka Imana. uyu murongo wa 12 ngo ariko mwanywesheje abanaziri vino. Imana itugirire neza. Imigani haratubwira ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nabyo ntagira ubwenge. none muraziraramo mukazirirwamo, abandi mukaza mu nzu y'Imana mwana zinyweye, mukabyina mugasirimba cyane, abantu bakagira ngo mwuzuye umwuka, naho mufite isindwe mwararanye. ayiwe Amose arahanura, harimo arakubaza ngo kuki mwanywesheje abanaziri banjye vino, kuki abantu basinze, udasinze izi nzoga arasinda amagambo atubanye menshi. ijambo ry'Imana ribaye ingume, abantu turajya ku YouTube, tujyanywe no kuvuga abandi, tujyanye no kuvuga ibyapfuye. ijambo ry'Imana rirabuze, nimuze tuvuge ijambo kandi dukora ibyaryo. banaziri bahanuzi, ijambo riratubwiye ngo dore ngiye kubashikamira kuko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi. urambwira uti uzanye ijambo rikomeye, ariko nagira ngo mbabwire ngo ni amahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka Imana ivuga. turimo turababurira ngo muve mu byaha, turimo turababwira ngo nimureke ibyaha. maze nasomye iri jambo rirambabaza cyane, ngo babwiye abahanuzi banjye ngo ntibagahanure. ariko se inshuti zanjye, mu nsengero musengeramo muracyahanura? barababwiye ngo nimuhanure, mwumvira abantu kuruta Imana. amategeko y'abantu amaze kudushikamira, ngo ntitubwire abantu iterabwoba, ngo ntitubwire abantu ngo bave mu byaha, ngo uza kuvuga ibyo bintu ngo nta views uzabona, ngo nta kintu uzabona, ntacyo. ariko ndakubwiye ngo va mu byaha. Imana yantumye ngo nkubwirire ijambo ubuhanuzi. yewe wowe wabujije abakozi b'Imana kuvuga, yewe wowe wabujije abahanuzi guhanura, Imana itugirire neza. mbese ko mushaka ko Imana ibagirira neza, mwebwe ko muyituye kutumvira ijwi ryayo. Imana yashaka kurangurura ikagucisha mu buhanuzi. none abashumba, abatambyi bafashe umunwa w'inkihonyora, niko Bibiliya itubwira, babuza abahanuzi guhanura, babuza aberekwa kwerekwa no kuvuga iby'Imana yababwiye. none se ko mwirukanye umwuka wera, murashaka iki kandi? none ko mutagishaka umwuka wera bavugisha, murashaka iki kandi? ariko nimugarukiraho yemwe abahawe impano mukaba mutazi kuzikoresha, yemwe abashaka kumvira abantu kuruta kumvira Imana. umva icyabaye ku ntumwa. barabahamagaye barababwira ngo ntidushaka ko muvuga uriya mugabo, murabyemera cyane ntimubyemera? barangije baravuga ati naho twapfa tuzamuvuga. barabafunga, ariko bucya mu gitondo marayika bakuramo, babasanga mu rusengero harimo bavuga Imana. reka mabwira, niba mudashaka kurenganyirizwa, ubutumwa bwiza muvuga ni iki muvuga? niba Imana iguha ubutumwa ukaba udashaka kubuvuga. bahanuzi, bakozi b'Imana, batambyi, murahanura iki? umvira ijambo Uwiteka agiye kudushikamira. hanyuma harimo n'ijambo rikomeye riravuze ngo abantu b'intwari bazi kwiruka
ntago bazabasha guhunga mu maso y'Imana. Ijambo riratubwiye ngo n'abazabagendera ku mafarashi. Ubu amafarashi dufite n'izi modoka n'izi ndege tugenderamo, n'abandi ntibazabasha guhunga mu maso y'Imana. Igitinyiro cy'Imana kikujeho, gukomera kw'Imana kuraje, umujinya w'Imana uziye abatayumvira. Ariko kandi Imana irimo irahamagara ngo tuve mu byaha, tuve mu byaha, tuve mu byaha. Ibyaha nibwo bugome. Imana itugirire neza. Ntagira ngo mbabwire ngo ibi bishobora kukuzira, ushobora guhura n'ibibi bikomeye ukabura uwo watabaza, ariko nimugarukire Uwiteka nawe arabagarukira. Nagira ngo mbabwire ngo guhunga ntibizagushobokera, ntibizagushobokera. Hoya ntago bizagushobokera. Hari aho wagera izo modoka ntubona aho uzitwara. None se reka mbabwire, igitero cyo kubura esanse cyangwa se nesanse ikurira, ntago mubona yuko imodoka twaziparitse tuzibika tugatega? Icyo nacyo ni igitero cyoroshye. Hashobora kuza ikintu gikomeye, za modoka wari wiringiye, ya magare wari wiringiye, ukajya uyasiga ukagenda n'iki? N'amaguru. Niyo mpamvu batubwiye ngo ntabyo kwishingikirizaho, ntabyo kwiringira. Uwishingikiriza cyangwa uwiringira cyangwa uwirata, yirata Uwiteka. Imana ihimbazwe. Nagira ngo mbabwire, nzanye ijambo ribwira abanaziri, abantu Imana yatoye ikabagabira umurimo, ikabahamagara, nimugarukiraho, nimuve mu isindwe. Ngo abantu banjye babagaburiye vino, abantu barasinze, abantu barasambana, abantu bararoga, abantu bariba, ubugome. Urabyuka ukumva umuntu bamunize, umuntu bamwishe, urabyuka ukumva mu ngo abantu bicanye. Muve mu byaha. Kandi abo bicana bose ni ba Petero, bose ni ba Forutine, abandi ni bande, bamwe barabatijwe abandi barakomezwa. Abo bose urebye nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda 90% n'abarokore, n'abantu bitiriwe izina ry'Imana, n'abantu babatijwe. Murabizi ko turi abantu babatijwe, turi abantu bajya mu nsengero, tuboneka mu byumba, ariko tuve mu byaha, twe kumenyera Imana. Iri jambo rirafite intego ivuga ngo we kumenyera Imana garukiraho, we kumenyera Imana garukiraho. Va mu isindwe, va mu busambanyi, va mu magambo, va mu irari, va mu guterekera, va mu byaha. Reka umujinya, reka amahane, reka intonganya, va mu byaha. Hanyuma abari abanaziri ngabwira abahanuzi, Imana yahaye ubuhanuzi ngo bahanurire isi, babwire isi bari kubuzwa guhanura ngo nimubumbura akanwa muvuge. Nicyo gihe cyo kuvuga. Imana ishimwe. Munyemerere mbahe ijambo ribabwira ngo nimugarukiraho, nimugarukiraho, ntimugarukiraho. Dusenga Imana. Urakomeye Mana, mpanuye uko wantegetse. Kandi iri jambo ryahanuye Mose, harimo abwira abantu ngo banywesheje abantu vino, abandi bababuza guhanura, abari abanaziri bahindutse abasinzi. Nyakubaha Imana, ijambo rigeze mu mitima y'abaryumvise. Ijambo nirigira ubutware mu mitima yacu, ijambo niriduhindure, ijambo niridukure mu byaha. Kandi nawe uteze ibiganza ngo wakire ukugarukiye. Urakoze Mana, utweze udutunganye tutaragubwaho n'ibyago. Urakoze kuko ubikoze. Umuntu wese wumvishe ijambo ryawe agafata umwanzuro wo guca bugufi, imbabazi zawe nizimubeho. Urakoze Uwiteka kuko uri umujyanama mwiza, kandi uri umwungeri mwiza. Icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa, ikuzo n'amashimwe no gupfukamirwa nibibi byawe uhereye none ukageza ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Mugubwe neza. Amahoro y'Imana bane namwe.